Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Dash TV, nongeye kugusuhuza nanakwifuriza imigisha ituruka kuhoraho kugenderere. Uyu munsi ugiye kwiga irindi somo ryiza cyane, ni isomo ryunganira andi masomo twigeze kurebera hamwe ajyanye n'umusemburo wa dopamine. Umusemburo wa dopamine twabonye ko ari wo umushoferi w'icyemezo cyose ufatira ubuzima bwawe. Gufata umwanzuro wo kujya mu kabari biterwa na dopamine. Gufata umwanzuro wo kujya kuri stade kureba umukino biterwa na dopamine. Gufata umwanzuro wo kureba filime biterwa na dopamine. Gufata umwanzuro wo kurya ibiribwa runaka biterwa na dopamine. Kujya ku mbuga nkoranyambaga, kuryamira n'ibindi byemezo byose ufatira ubuzima bwawe bigengwa n'uyu musemburo. Niyo mpamvu ari umusemburo ukomeye cyane. Tuzawiga, dukomeze tuwige kubera ko ufite ibintu byinshi cyane uvuze mu buzima bwacu bwa buri munsi. 90% by'abatuye isi ntabwo babasha kugenzura aho dopamine yabo ikwiriye kuvuburwa iturutse. Uri kumva ukuntu icyo kibazo gikomeye cyane? Ni nayo mpamvu abantu babatwa n'ibintu bitandukanye bivubura dopamine yabaringa mu buryo bw'irengayobora, niba ariko navuga. Ukaba uzi neza ko ibintu runaka bikubuza kwita ku kazi kawe, ariko kubera ko utabasha kugenzura umusemburo wa dopamine, ugasanga buri gihe wisanga wagiye mu bikuyobya, biguca intege kurusha uko ujya mu bigutera akabaraga. Nibyo nigeze kubabwira nti usanga abantu benshi mu isi nubwo bazi neza ko kwiga bifite umumaro kurusha kureba wenda ikisi umukino w'umupira w'amaguru. Kwiga ntago bimushitura nko kujya kureba umukino w'umupira w'amaguru. Ukaba uzi neza ko kunywa amazi ari byiza kurusha agatama. Ariko amazi ntabwo yagushitura nk'agatama. Turiho turajyana. Kuki uzi neza ko gukora siporo byagufasha kugira ubuzima buzira umuze, ariko kuryamira bikaba ari byo bigushitura kurusha kubyuka ukajya gukora siporo? Cyangwa se kureba televiziyo bikagushitura kurusha kubyuka ukajya gukora siporo? Ibyo byose rero biterwa n'umusemburo witwa dopamine. Nshaka ko abantu bose bakurikiriye channel musobanukirwa ikintu cyitwa dopamine. Kubera ko dopamine niyo zingiro y'ibintu byose twigisha byagiye binanira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko ari abantu benshi bandika bavuga bati uzavuge kuri ibi, uzavuge kuri ibi, uzavuge kuri ibi. Ibibazo byose bishingiye ku mahitamo byikaragira kuri uwo musemburo wa dopamine. Twabonye ko dopamine ifatwa nk'umusemburo w'igihembo. Ushatse wawita umusemburo w'ibyishimo. Dopamine ariko igira n'uruhare mu kugena ibyo twifuza, ibyo turarikira n'ibindi bitandukanye. Iteka ryose iyo ukoreye umubiri ikintu utekereza ko wowe ukeneye, umubiri urekura umusemburo w'igihembo. Upfa kuba wishyizemo ko icyo kintu ugikeneye, cyaba ari ikikubaka cyangwa ikigusenya, umubiri urekura umusemburo w'ibyishimo. Niyo mpamvu umuntu ajya kunywa inzoga yibwira ko ayikeneye, umubiri n'ubundi nawe ukamuhemba. N'unyweye amazi nayo kuko ayikeneye, umubiri ukamuhemba. Kubera ko dopamine igenzurwa n'igice twebwe tutabasha kugenzura. Wowe upfa kuba wishyizemo ko icyo kintu ugiye gukora ugikeneye, dopamine ihita ivuburwa. Umuntu ashishikarira cyane ibintu bituma umusemburo wa dopamine uvurwa ku bwinshi muri we, no kubatwa n'ibintu bitandukanye byose byihishemo uyu musemburo. Kwa kundi umuntu abatwa no kubetinga byihishemo dopamine, imbuga nkoranyambaga, amashusho y'urukozasoni, inzoga, itabi n'ibindi biyayuramutwe bitandukanye. Tubatwa rero n'ibikorwa bituma umubiri urekura dopamine mu buryo runaka. Bamwe bakabatwa n'ibibubaka, abandi bakabatwa n'ibibasenya. Aho werekeje rero uyu musemburo niho ukurikira. Kubera ko yaba uwabaswe na siporo n'uwabaswe n'agatama bose baba barabaswe, ariko umwe ababaswe n'ikintu kimwubaka, undi akabatwa n'ikintu kimusenya. Byose rero bivubura umusemburo dopamine. Iyo rero ukunze gushishikazwa n'ibikorwa nawe uzi neza ko bihabanye n'ibyo uba ushaka gukora, nuko uba waremereye ubuzima bwawe kuvubura dopamine nita iciriritse cyane, kugeza ubwo ivuburwa mu buryo burimo ingoroji, niba ariko nabyita. Kuvura dopamine iciriritse rero ni igihe ivubuwe n'ikintu birangira wicuza, kubera ko siko roho yawe ibishaka. Roho yawe ishaka kukura, ariko ibikorwa byawe birayita amazi, usanga byikaragira mu bigusenya kugira ngo byikaragire mu bikubaka.
nawe uzi neza yuko ukwiriye gukora siporo kugira ngo wenda ugabanye ibiro, uzi neza ko ukwiriye kurya ibiribwa runaka kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze, uzi neza ko ukwiriye gukurikirana ibi n'ibi kugira ngo utere imbere muri ubu buryo ubu n'ubu, ariko ugasanga ibikorwa ukora bihabanye cyane n'ibyo wiyumvamo bikubereye. Icyo gihe uba ugambaniye roho yawe, uba ugurishije roho yawe kuri dopamine iciriritse, niba ariko nabyita. Dopamine iciriritse nivuburirwa mu bintu bitaguteza imbere. Dopamine ya nyayo nivuburirwa mu bintu bituma unatera imbere. Mu buryo bwa kamere dopamine nayo yakavubuwe mu buryo butari mirengayobora. Iyo rero ivuwe mu buryo buri mirengayobora byangiza byinshi, yaba mu buzima buzira umuze ndetse no ku iterambere rya muntu muri rusange. Ubuzima bwose ubayeho urabukwiriye hakurikijwe uburyo umusemburo dopamine yawe uvuburwamo. Niba umwanya wawe munini uharira ibikorwa bivubura dopamine iciriritse cyane, biragoye ko wabasha kugira ikintu remaremya muri buno buzima ngo kigukundire mu buryo bwuzuye, kubera ko ibyinshi mu bikorwa bituma uyu musemburo uvuburwa cyane byihishemo kwinezeza, kandi uhisemo kwinezeza cyane kuruta kwiyubaka, habaho gutakaza kuruta kwinjiza. Kwinezeza ntabwo ari bibi, ariko bikagira umwanya wabyo, ntibitware igice kinini kigize ubuzima bwawe, niba ariko nabyita. Ubuzima rero ntabwo bushobora kujya mu murongo mu gihe wabaswe n'ibintu bishamikiye ku irekurwa rya dopamine rirenze irengayobora. Impamvu no kugenzura iby'umusemburo bisaba imbaraga nuko irekurwa ryawo rigengwa n'imikorere y'igice cy'iby'ubwonko tutabasha kugenzura, cya kintu nababwiye cya subconscious mind. Iki gice cyubakwa no gusubiramo ibintu inshuro nyinshi zishoboka. Uko ukora ibikorwa bivubura dopamine iciriritse inshuro nyinshi, niko biba byiprograma muri subconscious yawe, ukageza ku rwego rero uba utekereza ibintu runaka wagakoze bikubaka, ariko ugashiduka wakoze ibihabanye n'ibyo ushaka. Nicyo gisunikira abantu rero mu kubatwa n'ibyo badashaka. Umuntu akabatwa n'ikintu kikamuherana, akajya ahora cyitotombera, anagikora akicuza, ariko kikamugumana. Dopamine rero nayo ikenera kuba ku rugero rukwiye, cyangwa se urugero rwa kamere. Niba rero wisanze mu mubare w'abantu baba bazi neza ibibafitiye umumaro, ariko ugasanga umwanya wabo munini bawushyira mu bintu bibarangaza cyangwa se bibatindahaza, ukeneye kumenya ibindi bintu wakubaka mu buzima bwawe bikagufasha gusubiza mu buryo bwa kamere uyu musemburo dopamine. Niryo somo ry'uyu munsi wundi. Muri make ibintu ngiye kuvugaho ni ibyagufasha muri cya gikorwa twita dopamine detox. Ni ukumanura ibikorwa bituma dopamine ivuburwa mu buryo butari ubwa kamere, ukazamura ibituma dopamine ivuburwa mu buryo bwa kamere. Mu minsi ya mbere bikunze kugorana, ariko ukomeza kubigira akamenyero, ushiduka ugenda ukira gahoro gahoro kugeza igihe bisubiye mu buryo bwa kamere rwose. Kandi iyo bisubiye mu buryo bwa kamere, uko byagenda kose n'ubuzima bwawe burahinduka ukabibona. Muri make gabanya umwanya uta ku bintu bituma dopamine ivuburwa mu irengayobora, uwo mwanya wongere ku bituma ivuburwa mu buryo bwa kamere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 7 bishobora kugufasha kugenzura uyu musemburo wa dopamine, ukerekeza mu bikugirira umumaro kurusha uko wakwerekeza mu bigutindahaza. Muri make ukawugenzura. Shyira agatebe hasi wicare, nushaka ufata agakayi n'agakaramu wandike bino bintu 7, kubera ko ni ingenzi cyane kuri we. Ni ibintu ushobora kwinjiza mu buzima bwawe bikagufasha gusubiza dopamine yawe mu buryo. Ikintu cya mbere ni ukwiyungura ubumenyi. Niba hari ikintu gishobora kugufasha gusubiza uburyo dopamine yawe ivuburwa mu murongo muzima, ni ugushishikarira kwiyungura ubumenyi. Muri make ikintu ukora, fata umwanya washyiraga mu bintu byitwa ko bikunezeza cyangwa se bikurangaza ariko bitakubaka, ufatemo amasaha make uyashyire mu bintu noneho bikungura ubumenyi runaka. Urugero, ushobora kuvuga uti aya masaha namaraga ndi kureba amafilime, ndi kureba televiziyo, amasaha namaraga wenda ndi mu buyobe, ndi mu mayoga, ndi mu kabari, ngiye gukuramo amasaha 2 nge mfata umwanya nsoma igitabo. Ni urugero. Cyangwa se numva ibiganiro byamfasha guhindura ubuzima, negera abamenta bama amasomo yamfasha guhindura ubuzima, byose bigamije kwiyungura ubumenyi. Uko ushishikarira ibintu bituma wiyungura ubumenyi kurushaho, niko dopamine yawe isubira mu rugero rukwiye, aho ugatangira kuvuburwa kuri bya bintu bikubaka kurusha uko ivuburwa kuri bya bintu bigusenya. Cyane ko kwiyungura ubumenyi ubwabyo bivura umusemburo dopamine mu buryo bwa kamere. Ni nayo mpamvu barakubwira ko iyo usomye igitabo cyiza wumva akanyamuneza. Barakubwira ko iminota 6 usoma igitabo kiryoshye.
ingana n'amasaha 6 uri ku mucanga wumva akayaga. Bivuze ko gusoma igitabo bishobora kurengera umwanya wawe n'amafaranga utaka umucanga wagiye kuryoshya ngo urimo urashaka kumara stress. Byonyine gusoma igitabo cyiza bishobora kumara stress. Iyo ukunda kwiyungura ubumenyi kenshi rero gashoboka uhinduka mushya. Kuhinduka mushya niko ibisanzwe bigushitura ariko bitakubaka, ugenda ubihunga ugashyikira ibigushitura ariko binakubaka icyarimwe. Ubwonko bwacu buremye mu buryo bukunda kunguka ubumenyi bushya. Niyo mpamvu hari ikintu gishya umenye, ubwonko burabigushimira binyuze mu gutegeka irekurwa ry'umusemburo w'igihembo. Ibi biterwa nuko kwiga ikintu gishya hari ikintu byongera mu kwirwanaho kwawe muri buno buzima bwa buri munsi. Bikaba akarusho rero iyo ubwo bumenyi wungutse unashyize mu bikorwa ukabubyaza umusaruro binyuze mu gutangira urugamba rwo gukabya inzozi ushaka gukabya. Niyo mpamvu akenshi ubumenyi uba ukeneye atari urucumitirane rwabwo. Nta nubwo rero ukeneye ubumenyi bwo hirya no hino, no. Ukeneye ubumenyi bufitanye isano n'ikintu wifuza gutsindamo, akaba ari bwo witaho cyane kurusha ibindi bintu byari byose. Ibindi byose burya biba ari ibirangaza ku rundi ruhande, aho gushakisha ubumenyi bujyanye n'ibintu wifuza kuba umutsinzimo. Icyo rero ni ikintu cya mbere gishobora gutuma dopamine yawe isubira ku murongo. Ikindi kintu cya kabiri cyagufasha gusubiza ku murongo dopamine yawe no guseka, urwenya. Aho kumara umwanya ureba amashusho y'urukozasoni, aho kumara umwanya urangaye mu bintu wenda bitakubaka, uwo mwanya ushobora kuwukoresha ureba urwenya rutuma useka. Guseka byohereza amakuru ku bwonko ko utekanye rwose, nta kibazo gihari, bigatuma rero umubiri udahungabana. Ibi ni ibintu ukwiriye gukora buri gihe kubera ko ni urukingo rw'ibibazo byinshi by'amagara. Imisemburo dopamine ivuburwa umuntu asetse itera nyirayo gushishikarira ibintu bituma arushaho kugira akanyamuneza kandi binamwubaka icyarimwe. Bigasimbura rero ibindi bigusuhereza bituma utindahara, nabyo birekura uwo musemburo. Guseka bifasha no guhangana na stress, kandi burya iyo waganjwe nayo ni nabwo ugira ubushake bwo gushaka kuyimara mu bikorwa bitakubaka. Uzabirebe iyo ufite stress nibwo kenshi utekereza akabari. Iyo ufite stress cyangwa se iyo wahangayitse, iyo wakubiswe n'ibibazo runaka, nibwo utangira gutekereza icupa. Ugatekereza ko wenda mu gihe uri kunywa ari bwo stress ziri bugabanuke. Yes. Ariko noneho nyuma yo kunywa stress ahubwo zishobora kuza zikubye inshuro nyinshi cyane. Nugira stress rero aho gutekereza kujya mu kabari ngo uyimare, shaka urwenya rugusetse. Igitekerezo cyo kujya mu kabari ukahatakariza umwanya n'amafaranga kiraburizwamo. Akabari uzajya ukajyamo wabitekerejeho aho kujyanwamo no kwimara stress. Ubundi banakubwira ko umuhanga wo kunywa nunywa kubera ubutsinzi yagize, ntabwo ari unyweshwa n'ibibazo. Ariko abantu benshi banyweshwa n'ibibazo. Ubundi bakubwira ko umuntu ushobora no kunywa inzoga ntizimugireho ingaruka cyane n'uzinyweshwa n'ibisubizo kurusha uzinyweshwa n'ibibazo. Uzinyweshwa n'ibibazo ziramuhitana, ziramwica cyane. Ariko uzinyweshwa n'ibisubizo hazamo akantu. Ari n'ijyanwa mu rugero kubera ko azinywa ari kwinezeza, azinywa agamije kwishimisha. Ariko umuntu uzinyweshwa n'ibibazo we azinywa agamije kwisinziriza. Wowe rwose ziramusinziriza zikamuhezayo. Ariko umuntu uzinyweshwa n'ibisubizo ubundi bakubwira ko ari bwo buryo bwiza bwo kunywa, niba ariko navuga. Yes. Kwimara stress rero binyuze mu rwenya nacyo ni ikintu gituma imisemburo dopamine ivuburwa mu buryo bwa kamere. Reka tujye ku cya gatatu, ari nacyo cy'ingenzi cyane kurusha n'ibi byose navugaga haruguru, ni ukunyeganyeza umubiri. Niba hari uburyo abashakashatsi bose bahurizaho bwo gusubiza mu buryo bwa kamere ivuburwa ry'umusemburo dopamine, ni ukunyeganyeza umubiri. Nimvuga kunyeganyeza umubiri wumve wenda gukora siporo, kubyina n'ibindi byose bituma unyeganyeza umubiri wawe. Uzabona ko abahanga bose mu by'imitekerereze, abahanga bose bagerageza gufasha abantu gukira ububata ubwo ari bwo bwose, bagira inama abantu yo kunyeganyeza umubiri, gukora siporo mu buryo buhoraho. Impamvu nuko siporo ari uburyo bworoshye butuma umubiri uvubura umusemburo dopamine mu buryo bwa kamere. Ushaka kuva ku nzoga, ushaka kuva ku itabi, ushaka kuva ku kintu icyo ari cyose cyakubase, gerageza winjize uyu mwitozo mu buzima bwawe, kunyeganyeza umubiri. Igihe cyose wumva umutima ugusunikira kujya muri bya bintu by'ubuyobe bigutindahazaho ko kuzamura, hita wambara imyenda yabugenewe wirukanka. Jya gukina, genda n'amaguru, jya koga. Koga mu kiyaga cyangwa muri pisine, kora yoga, nyonga igare, simbuka umugozi.
muri make kora ikintu gituma unyeganyeza umubiri wawe byibuze iminota 30. Iyi ni formule yoroshye idahenze yagufasha gusubiza mu buryo bwa kamere ivurwa ry'umusemburo wa dopamine, kandi uko ubikora cyane kenshi niko bifasha inyakira za dopamine kujya mu buryo bwa kamere. Ugushishikarira rero ibigutindahaza bikagenda bigabanuka, abo ugasanga utangiye gushishikazwa n'ibintu bikubaka cyangwa se bikuzamura. Hanyuma reka twihute tujye ku kintu cya kane cyatuma umusemburo wa dopamine wawe wongera kujya mu buryo bwa kamere: kota akazuba, gusura ibyiza nyaburanga, kimwe no gutembera. Ibyo bintu byose uko ari bitatu mbibumbiye ahantu hamwe. Kuva mu rugo ukajya gutembera nabyo ubwabyo bigufasha gusubiza mu buryo bwa kamere umusemburo wa dopamine. Gusura ibyiza nyaburanga cyangwa se kota akazuba ni uburyo bworoshye kandi bwa kamere bwatuma ivurwa ry'umusemburo wa dopamine risubira mu buryo. Uko uguma mu nzu cyane buri gihe niko bigusunikira kwifuza bya bintu bivubura ya dopamine mu buryo butari ubwa kamere. Nuguma mu nzu cyane uzashiduka ibintu bigushishikaza cyane, ari televiziyo, ni telefone, ni computer, uzashiduka ukururwa n'ibintu bituma usuhererwa cyane. Bizafata igice kinini cy'ubuzima bwawe kandi ari ibintu ukwiriye kujyamo nko kuruhuka. Kireka wenda ari igice kigize akazi kawe, aho birumvikana. Ariko igihe cyose wumva ugowe n'ivurwa ry'umusemburo wa dopamine mu buryo butari ubwa kamere, byaba byiza ujye uva mu rugo ukagenda. Iyo uvuye mu rugo rero ugatembera biguhunza ibitekerezo byatuma ushishikarira dopamine y'abaringa. Byonyine nko kota akazuba ni ikintu cyoroshye twaherewe ubuntu gifasha mu ivurwa rya dopamine y'umwimerere. Uva mu rugo utakazuba, kuba kanafasha mu ivurwa ry'undi musemburo umara stress witwa serotonin. Urumva ko bihita biba mahwi rwose. Ntabwo ari ngombwa kwirirwa ku zuba kugeza ari gutwitse, oya. Ubundi abahanga bakubwira ko iminota 30 ku munsi irahagije wota akazuba. Bikaba byiza ka mbere ya saa 4 cyangwa se ka nyuma ya saa 10. Izuba rya nyuma ya saa 4 burya riba ritangiye kuba ribi, n'irya mbere ya saa 10 ntabwo riba ryiza ku ruhu rw'umuntu. Ariko akazuba ka mbere ya saa 4 ni keza cyane. Uzabona ko n'abantu b'abakecuru n'abasaza kari akazuba karabafasha cyane gusunika iminsi. Ibi ni kimwe no gukora ingendo shuri, ukava ahantu hamwe ukajya ahandi. Sura ibihugu bitandukanye, sura uduce dutandukanye, sura ibyiza nyaburanga, ihuza n'ibigukikije. Ibi byose birafasha cyane mu gusubiza mu buryo bwa kamere umusemburo w'igihembo. Reka twihute tujye ku kintu cya gatanu cyagufasha gusubiza mu buryo umusemburo wa dopamine. Ni ukugerageza ibintu bishya. Kugerageza ibintu bishya mu buzima bituma imisemburo y'igihembo yawe igaruka mu buryo. Urugero, kwiga ururimi rushya. Ukavuga uti ngiye kwiga igishinwa noneho, kwiga gushushanya, kwiga gucuranga, kwiga kuririmba. Muri make ikintu gituma wishyira ku gitutu icyo ari cyo cyose, cyangwa se ikintu gituma wishyira ku gitutu cyo kugira ikintu uhanga nk'agashya mu buzima bwawe, kiza ari inyongera mu buzima bwawe rwose. Bituma uhora uri umuntu ushishikajwe no gukura, ukarenga urwego rumwe ukagera ku rundi. Ibi rero bituma imisemburo ya dopamine isubira mu buryo bwa kamere. Kugerageza ibintu bishya bishyira igitutu ku bwonko mu kurema inzira nshya z'amashanyarazi y'ubwonko. Ibi rero bituma ubwonko bwirengagiza bya bindi byatuma dopamine ivurwa mu buryo bw'abaringa, ahubwo bukita cyane ku kurema izo nzira nshya. Uko inzira nshya iremwe rero mu bwonko, niko umusemburo wa dopamine uvurwa mu buryo bwo kukubaka kurusha uko uvurwa mu buryo bwo kugutindahaza. Niyo mpamvu uzabona nk'abashushanyi bakunze kuburira mu bihangano byabo. Uzitegereze nk'umuntu ushushanya cyane, buri kanya ubwonko bwabo buba burema inzira nshya z'amashanyarazi, kuko guhora bashishikajwe no guhanga udushya mu bihangano byabo. Ugasanga rero umuntu aririrwa ashushanya kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, atabirambiwe no kurya akabyibagirwa, ari kugishushanya. Byamutwaye uruhu n'uruhande. Nuko imiterere yo gushushanya iteye nyine muri ubwo buryo. Aho kumara umwanya ku mbuga nkoranyambaga urangariye abari kwinjiza yabo, uwo mwanya ugabanyemo kabiri. Ugira ikintu ugerageza gishya, nukimenya ujye ku kindi gutyo gutyo, bizagufasha gusubiza mu buryo bwa kamere ivurwa ry'umusemburo wa dopamine. Reka twihute tujye ku cya gatandatu, ni ukwihuza n'abantu ba nyabo imbonankubone. Aho guhamagara umuntu kuri telefone, musabe gahunda muhure imbonankubone. Aho gukunda kubaho wenyine, gerageza wihuze n'abantu. Jya muri kohari, jya mu ikipe runaka. Kora ku buryo ugira ibintu biguhuza n'abantu imbonankubone, inyumva nkumve.
ntukifuze kubaho ubuzima bwawe wenyine buri gihe. Niba uzi ko ufite ikibazo cy'umusemburo dopamine udahagaze neza, uko yihuza n'abantu ariko ba nyabo, niko imisemburo yawe ya dopamine isubira mu kuvurwa mu buryo bwa kamere. Uzabicunge neza, abantu benshi babatwa n'ibintu bitandukanye, akenshi usanga ari abantu bakunze kubaho bonyine, usanga ari abantu bakunze kwigunga. Uzarebe nk'abantu babaswe n'itabi, aba ari umuntu ukunze kwigunga n'ubundi mu buzima busanzwe. Umuntu ukunda gusabana cyane, hari ububata atsinda mu buryo bumworoheye. Ushobora no kujya mu bikorwa biguhuza no gufasha, isunga amatsinda atanga ubufasha, cyane ko gufasha nabyo bifasha mu gusubiza iyi misemburo mu buryo. Buryo iyo ufashije umuntu iteka ryose wumva akanyamuneza. Uwo ni umusemburo dopamine uba uvubuwe mu buryo bwa kamere. Impamvu uvuburwa ni uko ikintu gikomeye mwene muntu akenera kurusha ibindi ni ukumva ko akenewe, kumva ko afite agaciro. Iyo rero hari ikintu ufashije umuntu, ubwonko bukwibutsa ko nawe burya uri ingirakamaro, bukaguha imisemburo y'igihembo ya nyayo yuko uri uw'agaciro mu bantu. Niko bigenda. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko ufashijwe yumva yishimye, ni nako ufashije biba bimeze. Niyo mpamvu ibikorwa by'ubugiraneza ari ingenzi cyane mu mibereho y'ikiremwa muntu. Iteka ryose rero iyo utumye hari umuntu umwenyura ku bwawe, nawe akanyamuneza karagutaha rwose. Cyane ko n'itegeko rya kamere rivuga ko iyo utumye hari abamwenyura ku bwawe, nawe ugomba guhora witeguye kumwenyura, kubera ko kamere y'ubuzima ikwitura mu bwikube 7 ibyo ugirira abandi. Reka twihute dusoreze kuri iki kintu cya 7 cyasubiza mu buryo bwa kamere umusemburo dopamine. Ni icyitwa gutegereza igihe nyacyo. Gutegereza igihe nyacyo ari igitego cyo ku munota wa mbere n'igitego cyo ku munota wa nyuma. Ni cyo gitego gishimisha kurushaho, ni cyo ku munota wa nyuma. N'insinzi ihutiyeho rero ituma imisemburo ya dopamine akenshi ishobora kuzamo ingoroje. Iyo rero wishyizemo ikintu cyo kujya utegereza igihe nyacyo kuri buri kintu cyose, wowe ugakora ibyo usabwa, ubundi ugategereza igihe nyacyo ukirinda guhatiriza, akenshi ubwabyo bisubiza imisemburo dopamine mu buryo bwa kamere. Igihe nyacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ukagira igihe nyacyo cyo kujya kureba imipira, ni urugero. Ukagira igihe nyacyo kujya kuri telefone. Ntuba uri mu kazi ngo buri kanya uri kuri telefone, no. Ahubwo gira igihe cy'akazi, ugira n'igihe cyo kujya kuri telefone. Nibyo bikunezeza cyane kurusha kwica akazi ukajya muri telefone, kurusha kwica akazi ukajya muri filime. Gira igihe nyacyo kureba filime, gira igihe nyacyo kumva imiziki, gira igihe nyacyo gutembera, gira igihe nyacyo gukora siporo. Ugira igihe cy'akazi, ugire n'igihe nyacyo gukora ibyo bindi. Ugasanga umuntu ibintu byose arimo aracuruza, ariko ari no muri telefone, arimo arakira abantu, ari no gusubiza abantu kuri WhatsApp, kandi ari gusubiza abantu ibintu biterekeranye n'akazi. Cyangwa se aratetse, ari no kuri telefone. Ni urugero. Gira igihe nyacyo cyo gukora, ugire n'igihe nyacyo cyo kujya kuri telefone. Arimo arakata imboga, ari no kuri telefone. Ubwayo telefone igira umwanda mubi. Telefone ishobora kugira umwanda kurusha n'umwanda uba mu bwiherero. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko hari ibintu byinshi bigira imyanda abantu benshi batajya batekereza. Imikono y'inzugi, kubera ko abantu benshi baba bayikoraho, urumva umwanda uba uri ku mikono y'urugi uba uteye ubwoba. Tekereza abantu bose baba bakoze ku mikono y'urugi, ku mfunguzo. Kandi noneho niyo abantu bari gukora amasuku, nicyo kintu bibagirwa gukorera isuku. Noneho tekereza umwanda uba uri kuri telefone. Umuntu ava mu bwiherero agahita ajya kuri telefone, harimo n'abayijyana mu bwiherero. Uri kumva? Tekereza nyine umwanda uba uri kuri telefone, aba ari umwanda uteye ubwoba. Hari ubushakashatsi bugaragaza ko telefone ishobora kubika umwanda uruta n'uri mu bwiherero indani. Tekereza rero umuntu ari arakata imboga, arimo arakata karoti, ari no kuri telefone, aba ari kugaburira abantu uburozi. Uri kumva ibyo bintu? Cyangwa se arimo arakora capati, mujya mubibona abantu bakora capati ku muhanda, ukajya umuha amafaranga, agakoramo, agafata amafaranga agashyira mu ka boxi, agakuramo, akagusubiza, agakomeza agakora capati atanakarabye. Abaguhaye uburozi, kubera ko amafaranga nayo ari mu bintu bibika umwanda kurusha ibindi mu isi. Tekereza abantu baba barahererekanyije, nta muntu yoza, nta muntu woza amafaranga. Bivuze ko ni kimwe n'imikono wenda y'izi bisi zitwara abantu, izi modoka rusange. Reba ahantu hose abantu bose bagenda bazikoraho. Iyo bari gukora isuku, hari igihe batibuka no gukorera isuku turiya tuntu abantu bafataho. Tuba turiho imyanda iteye ubwoba, tuba turiho microbes ziteye ubwoba. Niyo mpamvu
ari byiza yuko iyo ukoze ahantu nk'aho hahurira abantu benshi babisaba yuko uhita ukaraba intoki. Ni umuco ushaka kukurinda indwara zituruka ku mwanda nyinshi. Ubwo nari mbikomoreje ku muntu ushobora no kuba ari guteka ariko ukabona ari kuri telefone. Ni ikintu kibi cyane. Harimo abantu benshi barwaye indwara zo mu nda batazi n'ahantu zituruka, nyamara zituruka kuri utwo tuntu duto. Ubwo nari mbikomoreje ku mwanda, ariko nashaka kuvuga ko buri kintu cyose kigomba kugira igihe nyacyo. Gira igihe cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga, gira igihe cyo gukora akazi runaka, gira igihe cyo kwinezeza. Igihe nyacyo ni ikintu gikomeye cyane. Gira igihe nyacyo kujya kuryoshya, igihe nyacyo cyo kurya. Nta mpamvu yo kurya igihe cyose ubiboneye, no, gira igihe nyacyo. Igihe nyacyo cyo kuryama, igihe nyacyo cyo kunywa n'ibindi byose binezeza. Ujye wirinda guhatiriza, ahubwo gerageza utegereze igihe nyacyo cyabyo, nabwo bikunezeza cyane. Iyo utegereje igihe nyacyo cyo kurya ukajya kurya rwose ubishaka, nibwo ibiryo bikunezeza kurusha kuryagagura. Ibi rero nabyo bigufasha gusubiza mu buryo bwa kamere umusemburo wa dopamine. Ngira ngo nibyo ngibyo nasorezaho. Ibyo ni ibintu 7 bishaka kukurinda kubatwa n'ikintu icyo ari cyo cyose gitewe na dopamine ivubuwe mu buryo butari ubwa kamere. Muri ibi bintu 7 uhisemo ibyo ushyira mu bikorwa, ndakubwiza ukuri, bishobora kuguhunza abahanga mu by'imitekerereze, bishobora kuguhunza muganga, bishobora kuguhunza ibibazo byose utekereza ushobora kuba ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora gusanga ikibazo ufite ari uko ibintu bivura umusemburo wa dopamine ari ibintu bitajyanye n'ibyo ushaka. Muri wowe uzi icyo ushaka, uzi intego ushaka mu buzima. Ushobora no gukora urutonde rw'ibintu ukeneye kugira ngo iyo ntego uyigereho, ari ugasanga umunsi wawe ugizwe n'ibintu bihabanye cyane na bya bindi bikuyobora kuri ya ntego yawe. Ese urumva ikibazo atari wowe? Muri ibi bintu rero 7 uramutse uhisemo ibyo ushyira mu bikorwa, bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka, ugatangira gushishikarira ibintu bikubaka cyane kurusha gushishikarira ibigusenya. Cyane ko ubushakashatsi bwagaragaje ko byose bigengwa n'uyu musemburo wa dopamine. Nigeze kubabwira ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba, bakoresha uburyo bwose baburizamo umusemburo dopamine kuri zo. Ikintu cyagaragaye nuko imbeba bakoreragaho ubushakashatsi zatakaje mu buryo bukomeye kurarikira ikintu icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo byaba ari ibiryo imbeba zikunda. Bivuze ko umusemburo wa dopamine ni nawe utuma utekereza ikintu icyo ari cyo cyose cyo kurya, utekereza ikintu icyo ari cyo cyose cyo gukora. Niwo nyirabayazana w'ibyemezo abantu bafatira ubuzima bwabo. Ikintu cyose witwa kukunda biba bitewe n'uwo musemburo wa dopamine. Ahubwo reba muri ibyo bintu byose ushishikarira, kuki bundi ukunda kuryamira cyane, kubera iki ukunda guhora ku mbuga nkoranyambaga, kuki ukunda imikino cyane. Ku rutonde rw'ibintu 10 ukunda mu buzima, none urebe se ibi bintu biranyubaka. Ibi bintu ko byishe mu musemburo wa dopamine, washurika ikibuga nkareba, nkatangira gushishikarira ibyo bintu bindi by'umumaro bisubiza mu buryo umusemburo wa dopamine, kugira ngo ndebe ko ibinyubaka ari byo nkiri imbere cyane kurusha ibindangaza. Dopamine rero igira uruhare ku kwifuza, kurarikira, kugirira inyota ibintu bimwe na bimwe kuruta uko tubigirira bigenzi byabyo. Ushobora gucurika ikibuga cy'ubuzima bwawe, numara kumenya intego yawe ku isi, bizatuma ukora urutonde rw'ibyo ukeneye ngo ukabyizo nzozi cyangwa se ugere kuri iyo ntego. Hanyuma urwo rutonde ni narwo ruzagena ibigushishikaza kurusha ibindi. Nizere ko iri somo ryagushimishije, kubera ko n'urufunguzo rw'andi masomo ayo ariyo yose. Muri kino gice twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Munyemere mbabwire nti Om Shanti.